Amahoro amahoro bwoko bw'Imana, God's people, aho muherereye hirya no hino ku isi, yego mu mahanga, Afurika yose, Amerika, Aziya, God's people muherereye, Australia, impande n'impande aho muherereye, amahoro y'Imana agwire muri mwe, mubiheshejwe kandi no kumenya Imana na Yesu, umucunguzi wacu. Yego God's people, mugumye mugubwe neza. Rero murasuzwa na mugenzi wanyu, bwoko bw'Imana, Anastasie Sibomana. Turi muri cya kiganiro tumenye amateka mu iyobokamana, ikiganiro duhuriramo kandi tuboneramo byinshi cyane byimbitse mu bikomeza God's people, mu byo twaba turimo byose, mu bidukomereye, mu bitworoheye hose, tukisangamo kuba twaganira kuri iyo biganiro kugira ngo bidukomeze kandi tumenye icyo tugomba gukora, dore ko impamvu intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, ndetse by'umwihariko tumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Rero niho uraza gusanga kuri uyu murongo twiga byinshi cyane byimbitse ku bibasha kutumenyesha icyo tugomba gukora mu gihe turi kuri uyu mubumbe w'isi. Rero wowe uri mushyashya kuri uyu murongo, kora subscribe kugira ngo hatagira ikiganiro kigucika cy'ingenzi kandi gikwiriye mu byo kubahiriza no gukora icyo Imana ishaka mu gihe tugihumeka tukiri kuri iyi si. Tugiye kurebera hamwe n'ubundi incamake y'amateka yaranze iyi tariki ya 6 yego z'ukwezi kwa kabiri, ariko n'ubundi nyirizina aya mateka tuyareba cyane ibindi biganiro binyura kuri uyu murongo wa Irera TV1 kugira ngo tubashe gusangizanya ubutumwa bwiza nk'uko ijambo ry'Imana ribyerura ribyerekana mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye abikori n'ibice 5:18 avuga ngo ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Urumva n'ubundi gukora uyu murimo ni ibyacu nka God's people, aho twaba turi hose, ubuzima twaba turimo bwose, tuba tugomba gukora izi nshingano zacu zo kumenyekanisha ubutumwa bwiza. None turarebera hamwe incamake y'amateka yaranze iyi tariki. Niho dusanga muri aya mateka turabonamo Fotiyosi mukuru watorewe kuba umwepiskopi wa Constantinople mu mwaka wa 857. Yari umuyobozi wihangana kandi afite icyerekezo. Muri kino kiganiro kandi tumenya amateka mu iyobokamana, turabonamo kwihangana gukenewe kuri God's people, bwoko bw'Imana. Ego rero nk'ubwoko bw'Imana n'ubundi buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa doza umutima ku by'iwacu mu ijuru, nkaho n'ubundi usanga ikintu umuntu aharira igihe kirekire mu buzima bwe agatanga imbaraga n'ubutunzi kubw'intego y'icyo kintu, icyo kintu niyo Mana ye, cyangwa icyo kintu cyo kiraza kwerekana Imana ye nyirizina, cyangwa kiraza guhishura Imana ye. Rero nk'ubwoko bw'Imana turasanga duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana. Kwiga ijambo ry'Imana ni ibyacu, ni ibya buri gihe twumva tugihumeka tukiri kuri uyu mubumbe, tuba tugomba kubikora. Icyo turiyebeyeho cyose, icyo hatunyura mu maso, ibyo twakumva, tuganisha mu buryo ki twasobanukirwa icyo ijambo ry'Imana rivuga, kugira ngo twubahirize ijambo ry'Imana yacu. Tugiye kurebera hamwe amateka ku buryo burambuye yaranze iyi tariki ya 6 z'ukwezi kwa kabiri mu byabayeho mu iyobokamana kuri uyu mubumbe w'isi. Niho dusanga uyu Fotiyosi mukuru watorewe kuba umwepiskopi wa Constantinople mu mwaka wa 857. Yari umuyobozi wihangana kandi ufite icyerekezo. Yego yamaganye Bazili umunyamakedoniya, yego kuba yarishe umwami w'abami Mishayeli maze akurwa ku mwanya we. Aya mateka n'ubundi twatangarijwe n'urubuga rwitwa christianhistory.com. Niho turaza kureba nyirizina ya mateka icyo araza kuba twigisha cyangwa tumenyesha nka God's people, kugira ngo tumenye icyo tugomba gukora n'icyo tugomba kureka. Ngira ngo wowe uri mushyashya ndagumya nkukangurira kugira ngo ukore subscribe, dusangire ibiganiro byinshi byimbitse ku cyo tugomba kubahiriza. Ni byiza kuba turi aho tugomba kuba turi, ni kuri uyu mubumbe n'ubundi twawugezeho kandi tuwuriho, ngewe nawe.
ese njye nawe turimo gukora icyo tugomba gukora kuri uyu mubumbe w'isi? Icyo tugomba gukora nicyo tugomba kubahiriza, turakimenyeshwa n'Imana yacu ku cyo yavuze, cyangwa ikomeza kutumenyesha icyo yavuze. Turagisanga he? Mu buryo bwizewe, turakibonera mu gitabo cya Bibiliya. Niho turasanga ubuhanuzi bw'ukuri, niho turasanga imvugo y'Imana yacu mu byabonetse mu gitabo cya Bibiliya. N'ubundi niho turasanga uyu Fotiyosi mukuru yaratorewe kuba uyu mwepiskopi wa Constantinople. Ikintu tugiye kumwigiraho nyirizina cyangwa tugiye kurebaho, tutagiye kureba ku bindi, nuko yari afite kwihangana. Uku kwihangana yari afite konyine niko tugiye kurebaho nk'ubwoko bw'Imana, nka God's people. Tugiye kurebaho, tugira icyo tumwigiraho, turebe n'icyo Bibiliya ibivugaho, n'icyo ibitwigishaho tugomba gukora nko kubahiriza nka God's people. Ubuzima twaba turimo ubwo aribwo bwose, butugoye cyangwa tubona ko butworoheye, ndetse akaga kose twaba turimo, turebe uku kwihangana icyo Bibiliya kutubwiraho, uburyo ki dukwiye kubikoramo. Niho turasanga n'ubundi nk'uko twabivuze mu ncamake yuko tugiye kureba igisobanuro cyo kwihangana gukenewe kuri twebwe God's people, cyangwa ubwoko bw'Imana. Ngiye nawe nitwe turimo kubwirwa. Nube maso kandi ntucikanwe kuri by'iki kiganiro n'Imana yabivuzeho kandi tukwiriye kubahiriza. Niho turasanga muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 2 kugera ku wa 4, tugiye kureba icyo Bibiliya twigisha ku bigendanye no kwihangana, icyo tukwiye kubikoramo n'impamvu biza. Yego, niho turasanga ijambo ritubwira ngo bene data mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe, mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana, ariko mureke kwihangana gusohoza umurimo wako, mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato. Ngira ngo iki jambo ritweretse nicyo ritumenyesheje, nicyo dusabwa gukora nka God's people, nk'ubwoko bw'Imana. Ijambo ritweretse yuko ngo bene data twemere yuko ari iby'ibyishimo rwose nitugubwa gitumo n'ibitugerageza bitari bimwe, ngo bize kutubera ibyishimo n'umunezero. Ibyo ngibyo ni ibisanzwe n'ubundi, ibyo ni ibyacu nka God's people, nk'ubwoko bw'Imana, yuko tuguwe gitumo ari iby'ibyishimo kandi bitadukuraho umunezero dufite, ahubwo bidusunikira nyirizina kuba bituganisha ku by'agaciro, ku by'igiciro kirenze hanyuma y'ubu buzima. Kuko ngira ngo umuntu wahuye n'ibizami byinshi cyane, wanyuze muri examen nyinshi, ni nawe uba ufite amahirwe yo guhabwa akazi kamuhesha ibihembo biri hejuru cyane. Ngubwo ubwo buzima tumenyereye kuri uyu mubumbe w'isi. Ariko turaza gusanga n'ubundi nka God's people, uko tugenda twisukiranwaho n'ibitugerageza byinshi cyane bitari bimwe, biraduhesha ibyishimo byo kuzabona ikamba cyangwa kuragwa iby'agaciro hanyuma y'ubuzima bwo kuri mubumbe w'isi. Kuko n'ubundi twanyuze mu bigeragezo byinshi cyane biza gusobanura abo turi bo, nicyo tugomba kuba twakagombye kuba dukora. Niho ijambo rije ryerekana ngo bene data mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe, mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Iyi mpamvu uraza gusanga God's people, cyangwa uraza gusanga ari njyewe, ari wowe, impamvu uraza gusanga ibigeragezo bitwisukiranyaho ari byinshi cyane, biraza guterwa n'uko dufite kwizera muri twebwe. Noneho ibyo bitugerageza biraza kuza bije gupima uko kwizera dufite. Uko kugenda kugaragara yuko gushyitse, ni uko biba twagiye tunyura muri byinshi cyane bitugora, bitunaniza, ariko ntabwo turaza kunanirwa nubwo bije kudupima. Biraza gusanga dushyitse nk'abayoborwa n'umwuka w'Imana, nk'abayoborwa n'Imana uko ibishaka. Niho turaza gusanga n'ubundi ijambo ritwereka yuko ngo tumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwacu, ikigeragezwa ni iki? Ni ukwizera kuri muri twebwe. Nyihanganire,
ikiraza kugeragezwa muri twebwe ni ukwizera dufite. Uko kwizera dufite niko kugeragezwa. Niyo mpamvu iyo haje ibigeragezo byinshi cyane bitwisukiranyaho, uko kwizera imbaraga zako kugaragarira mu kunesha no gutambuka muri bya bigeragezo, tudateshutse ngo tujye ku ruhande rwo kubahiriza icyo tugomba kubahiriza nk'abayoborwa n'umwuka w'Imana cyangwa nka God's people, nk'ubwoko bw'Imana nyirizina. Niho ijambo rikomeza rigira riti ariko mureke kwihangana gusohoza umurimo waho. Bishatse kuvuga iki? Kwizera dufite, kwizera kuri muri twebwe cyangwa kidutera ibyiringiro dufite, ibyo bigeragezo bigomba kuza bitwisukiranyaho kugira ngo uko kwizera kuri muri twebwe kuze kugaragara. Ijambo niryo rivuga ngo tureke kwihangana gusohoza umurimo wako, kuko ibyo bigeragezo bitaje, kwihangana ni kwagaza kugaragara, cyangwa kwizera ntabwo kwabona umurimo, ni kwabona ibikorwa kuza gukora, kuko kwizera kwacu kuraza kugira umumaro cyangwa kuraza kugaragarira mu bitugerageza bitari bimwe kandi bigaragara ko biremereye mu ruhande rw'umuntu nyirizina. Ariko ku ruhande rw'umwuka w'Imana cyangwa ku kwizera dufite, nta guteshuka, nta no gucika intege, nta no kumva ku kwizera kuremerewe. Yego, ko kwihangana rero kukaza kugaragara yuko guhari. Niho ijambo rigaragaza ngo ariko mureke kwihangana gusohoza umurimo wako. Kwihangana kuze kugaragara, mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato. Ego rero kugira ngo kwizera kuze kugaragara yuko guhari, nuko ibigeragezo biraza kwisukiranya ari byinshi cyane, bize kugaragara yuko dushyitse cyangwa dutunganye rwose. Kuko uwanyuze mu igeragezwa ryinshi cyane cyangwa egizame nyinshi cyane, uko agenda azinyuramo azitsinda, nibyo biraza kugaragaza nyirizina bwa bumenyi afite cyangwa ubushobozi afite muri we. Natwe ubushobozi dufite muri twebwe bwo kwizera kuraza guhishurwa n'ibigeragezo tunyuramo byo muri iyi si cyangwa egizame tunyuramo muri iyi si. Ibyo biraza kwerekana igipimo n'uburemere byo kwizera dufite nyirizina. Nihuza gusanga umuntu unyura mu bigeragezo yuko kwizera atagufite, no kwihangana nikuboneka birangira aneshejwe, birangira ateshutse, birangira avuye mu murongo. Kwagushyika cyangwa kuba ashyitse nikugaragare, bikagaragara yuko ahubwo ari empty cyangwa kwa kwizera nta guhari, ntacyo afite, nta gihari. Yego, ndabashimiye rero God's people aho muherereye hirya no hino, dore ko dusangira byinshi cyane byimbitse mu bigendanye no gusobanukirwa ibyo dukwiriye gukora tukiri kuri uyu mubumbe w'isi, kugira ngo tube aho tugomba kuba turi kandi tuhakora n'icyo tugomba gukora. Niho turebera hamwe nyirizina icyo dukwiriye kubahiriza, tureba icyo Imana ivuga n'icyo ishaka ko twakora. Ndabashimiye, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwiriye muri mwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu umwami wacu. Murakoze cyane.